ndabashuje bakunzi ba Inyarwanda Cinema aho muherereye hose impande zose z'isi impande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda aba diaspora inshuti zanjye z'akadasohoka namwe ndabashohoje nkuko bisanzwe iteka ni Jeanne umukunzi wanyu muri kumwe hano aho maze kubabwira kuri Inyarwanda Cinema. Ahantu ndi rero na ahantu heza cyane ngira ngo murahabona jaride nziza cyane iteye amabengeza, ahantu ushobora gusohokanira n'umukunzi wawe mugatembera ubusitani munezerewe mufata akayaga keza, ahantu ushobora gukorera amakwe atandukanye, ahantu ushobora gukorera anniversaire meza, ibirori byawe bikagenda neza. Nta handi ni muri Green Square Park aho bita kwa Gacire hano ku Gisozi. Ndahabatuye na ahantu heza cyane mwahagera rwose mukumva muguwe neza mu mitima yanyu. Ndabashishikariza kuhagera kuko ni heza heza cyane uteye ubwoba. uretse ko muri kamere yanjye nkunda kubaha najya nsuzugura numvaga mu by'ukuri kuba mwantumiye nk'umutumirwa atari cyo kintu bari gutangira mumbaza ngira ngo ariko nyibariza n'amakuru yanjye asanzwe mu buzima busanzwe, ariko kuba wenda ari cyo kintu wumva cyakuraje inshinga ngira ngo wari udasinziriye wumva ukimbaza ndaza kukigusubizaho nimara kumva ko ari ngombwa ndakigusubizaho, ahubwo banze unyibariza amakuru yo mu buzima busanzwe ubundi biza nyuma y'ukibazo. Umutima wanjye nuko utahabona urebe uburyo nezerewe ndanaseka maze nanjye uko bivuze nabibonye iki kiganiro nakibonye ariko ntabwo nagitinze kuko ntabwo nashatse kukirangiza, ariko inshuti zanjye z'akadasohoka nyinshi zampamagaye zirabimbaza nawe kuba zambajije rero ari inshuti zanjye ntabwo nazima amakuru kuko ni abantu banjye, ari byiza nabibabwira ari bibi nabibabwira. Nawe rero uri mu nshuti zanjye reka nkumare amatsiko kubwira ikibazo wenda umbajije cyangwa se ngusubize. Amere kubyuriya mukobwa ndaza kugusubiza nyuma ariko amazi mbihereho. Uyu mukobwa afite kuvuga ibyo ashaka cyangwa se umuntu akavuga ikiri ku mutima we uko yumva akifuza cyangwa se kimunejeje. Birashoboka ko yabinezerewe urundi ruhande nubwo wenda yaje kuvuga ati icyo yifuza nuko twasubirana, ariko nyine burya umutima amaso araguha. Iyo umuntu avuga ikintu akishimiye cyangwa atakishimiye ubu bibona ikiriho cyo nuko sheri wanjye kugeza kuri iyi saha nubwo bavuga ngo twaratandukanye njye hagati yanjye nawe ntawe urabwira undi ko yanze undi. Habayeho ikintu cy'uko Promesse namubuze yaburiye irengero, ndamushakisha ahantu hose njya ku polisi zose zo mu mujyi wa Kigali nazigezeho nshakisha Promesse nibaza ngo se yaba yarafunzwe, ngerageza kujya ku bitaro bitandukanye mvuga ngo ashobora kuba yarakoze accident wenda akaba aryamye ahantu mu bitaro ari muri koma se atabasha kuvuga kuko apfuye bwo nabimenye inkuru mbi nibura kibara ndamubura. Ubu ibitekerezo byanjye ahantu biri numvaga ko ngomba kujya mu ntara wenda nkashakisha ku mapolisi yo mu ntara. Ibintu byose bitubaho cyangwa se ibintu byose byabayeho mu buzima bwanjye Imana yo yanshyize ku isi yari ibizi, yari izi ko bizabaho igihe byatangiriye ni nayo izi igihe bizarangirira. Ariko akaba mbabaza ku bushake bwe biharira Imana. Njyewe bagiye kwiyahura kubera ngo abakunzi babo babadesoviye, ariko njyewe ntabwo nakwiyahura. Hari benshi bakibereye muri esi abo mvuga n'abana banjye, ntabwo umugabo cyangwa se inshuti yanjye cyangwa se sheri wanjye yatuma niyahura ngo nisigira wewe. Nabyakira byamvuna ariko nabyakira.
twari tubanye neza angisha inama ikintu agiye gukora akangisha inama yewe n'ahantu na gahunda z'umunsi akazema akambwira ati ndi bujye hano ndajya muri ibi n'ibi ntacyo nigeze akora mpishe nanjye ntacyo nigeze nkora muhishe twajyaga inama tukumvikana ariko kiriho cyo n'umuntu wese waba wabonye icyo kiganiro yahita abyumva urumva afite amakuru ntazi afite n'icyo twapfuyeho azige ntazi yavuze ko ngo Promesse ngo atankundaga ngo yashakaga ibintu yashakaga amafaranga mu by'ukuri sindi umukire ariko sindi n'umutindi ibyo ari byo byose Promesse yaranshakaga nk'urukundo byari kuba byaragaragaye utibute ari ibiganiro byinshi twajyaga dukora na Promesse comment zazagamo singiye kuzisobanura uko zavugaga umuntu ufite amafaranga aragaragara aba yaranshakaga amafaranga byari kuba bigaragara no mu biganiro twakoraga no muri comment z'abantu bateraga zari kuba zihabanye nuko bari kuba bamubona koko yashakaga amafaranga ubero umunyarwanda amafaranga yashakaga hatazajya n'umuntu umutwara ngo yashakaga amafaranga ya Jeanne yamaze kuyabona yaragiye oya shaka harabika navugane yashakaga amafaranga nari nyafite namufasha kuko nafasha undi ari wese ariko Promesse nta mafaranga yanjye yangiye icyo narakoze kuri we gisohora amafaranga cyaba ari ku bushake bwanjye ariko nta mafaranga yigize ambya kuba rero ex we ariwe wavuze ngo twaratandukanye wese afite n'amakuru akavuga n'icyo yankundiraga none se Jeanne yaba abizi kuriya nawe sinamutera amabuye kuko ni umugore wa mbere burya umuntu abana n'umugore cyangwa umugore akabana n'umugabo akageza igihe bagatandukana nyuma bakaba banasubirana uretse ko yavuze ko afite we sheri we banakundanye neza ibyo nta gihamya bifite nubwo binandeba aho makuru it's okay nta kintu mvana nabirenzaho byaba abizi neza birabareba Promesse kugeza uyu munsi ni kwa gatatu itariki 10 na zingahe ni 12 z'ukwezi kwa mbere hashize iminsi itari mikeya tutari kumwe yewe umwaka twawutangiye ntakubona narakubuze aho uri nibura amahoro ni byiza ariko reka ngo ubutumwa bugira buti niba waranyanze ku bushake bwawe utaranyanze kuba wenda warahemukiwe abantu bahemuka kwinshi bakaguhemukira ukanzinukwa nta kibazo dufitanye nta cyaha nagukoreye nawe nta cyaha wankoreye ukabikora ku bushake bwawe Imana yo mu ijuru izabikubaza niba warahemukiwe ukanyangishwa bakakunyangisha Imana izabaza uwo muntu wabikoze nabikubwiye ngo niba uhari ukiriho unyumva iminsi 2 ube wangarukiye jyewe ndi tayari kukwakira ariko nyuma y'iyo minsi 2 nanjye nzaba ninginze umutima wanjye kukurekura bizaba bitagishobotse nzakurekura nzasigara nk'uwo masengesho yo kuvuga ngo Mana fata umutima wanjye ukomeze nubwo butumwa nguhaye gusa kugeza kuri iyi saha jyewe ndacyagukunda yego numva ari ibyo bizaba birangiye